Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nakora naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni mu karere ka Nyabihu aho umuyobozi ukomeye yaje gukora amahano ateye isoni, aho yaje gukora ishyano benshi mu baturage bongera kumirwa, abandi baratangara ku buryo bukomeye cyane. Ariko nanone biza gutungura benshi batandukanye bibaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Mbese iri shyano ryaba ryumvikanye mu karere ka Nyabihu ku muyobozi ukomeye ryaba ari irihe? Ese ryaba ryakozwe gute? Ese ryaba ryatewe n'iki? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twawuteguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba ni uko wadutera inkunga uyu munsi maze ukaramuze amakuru yacu. Urabona ijambo subscribe cyangwa se abone utukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige utugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gatoya ubundi tuze tukuvira imuzi n'umuzingo iby'aya mahano mabi cyane yumvikanye i Nyabihu. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Hashize iminsi itari myinshi humvikanye amahano agiye atandukanye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, agenda akorwa n'abayobozi cyane cyane abo mu nzego z'ibanze. Gusa ayo mahano akaba asuzuguza abayobozi ku buryo bukomeye cyane, ndetse benshi bakemeza ko iki kibazo gishobora kuba giterwa n'imishahara mike bahabwa. Ni nyuma y'uko umuyobozi w'akagari ariye amafaranga ya mituweli z'abaturage akaza kwisanga mu kangaratete. Nyuma yo kurya ayo mafaranga, benshi mu baturage bakaba bagaragaje umuzi w'iki kibazo gikomeje kugenda cyumvikana hirya no hino mu gihugu, kuko atari uyu gusa, kuko mu cyumweru gishize twababwiye ku bagitifu batatu bo mu karere ka Nyamagabe nabo bariye amafaranga y'abaturage y'ubwisungane mu kwivuza. Ibi bikaba byatangajwe na bamwe mu baturage bo mu kagari ka Kinarure, umurenge wa Shyira, akarere ka Nyabihu, aho barimo gutabaza bavuga ko bahaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'ako kagari amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza mituweli, ariko bajya kwivuza bagasanga ntayo yabatangiye. Bavuga ko ayo mafaranga y'ubwisungane ari we bizeye bakayamuha ngo ayabatangiye ku ikoranabuhanga, ariko ngo bakaba batewe inkeke n'uko batabasha kwivuza kandi hashize igihe kinini bayamuhaye. Aba baturage bavuga ko basaga 30, ni ukuvuga imiryango 30 gitifu wa Kinarure yabijeje ko ayabatangira binyuze mu ikoranabuhanga guhera muri Kamena 2024, ariko birinze bigera mu kwezi kwa Nzeri atarayabishyurira. Umuturage witwa Muhimpundu Rosina, umwe mu abo baturage, yarenganyije uyu muyobozi w'aka kagari nyuma y'uko abarira amafaranga yiwe. Mu magambo ye yagize ati: ejo nagiye kwivuza, mageze barebye mu mashini basanga nta mafaranga natanze, kandi njyewe natanze amafaranga y'u Rwanda 6,000, ariko ntangazwa no kubona bambwira ngo ndivuza 100%. Ubu koko ngiye kuzishyura 150 mu bitaro. Ndasaba ubuyobozi kudufasha, gitifu w'akagari kacu atwishyurire mituweli zacu. Murindahabi Ildefonsi w'imyaka 35 nawe avuga ko kubera ko nta ngufu zo kugera ku biro by'akagari afite, yizeye gitifu akamuha amafaranga ngo ayamutangire, ariko ngo ntiyabikoze kuko nawe yagiye kwivuza asanga ntiyishyuye mituweli de sante. Uyu Murindahabi Ildefonsi nawe ubwo arimo araganira n'itangazamakuru, mu magambo ye yagize ati:
natunguwe no kumva ku ivuriro bavuga ngo nange ubwisungane mu kwivuza, mu gihe ngewe nzi ko natanze amafaranga yo ku muryango wanjye w'abantu batandatu. Urabona nta mbaraga afite gutuma umuyobozi se ni ikibazo koko? Twifuza ko yaduha amafaranga yacu kuko uriya yikoreshereza mu nyungu ze bwite akikemurira utwe, tukarembera mu ngo zacu, yewe turi benshi kuko ntitwajya munsi y'abantu 35. Twashatse kumenya niba ibivugwa ari byo. Gitifu wa Kinarure Ngabo Innocent avuga koko hari bamwe mu baturage bamuha amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza ngo ayabatangire kandi ngo abashyire mu ikoranabuhanga rya mituweli sisitemu, ariko ngo haje kugaragaramo bamwe bitahise bigenda neza kandi ibyo arimo kubishakira igisubizo. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Kinarure Ngabo Innocent ubwo yasubizaga itangazamakuru mu magambo ye yagize ati: biragorana yuko umuntu yatanga amafaranga uyu munsi ngo ahite yifuza, ariko ubwo ikoranabuhanga riba ritihuta ndetse n'utundi tubazo gusa, niba byarabayeho byafatwa nko gukerererwa, ariko ndumva nta muturage uzagira ikibazo. Twashatse kumenya koko ibyo uyu mugitifu w'aka kagari avuga, twibariza umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shyira Ndando Marcel kuri iki kibazo, avuga ko we ubwe agiye kugikurikirana. Ubwo yasubizaga itangazamakuru mu magambo ye yagize ati: hari igihe umuturage abona bimugoye cyane kuko hari n'ababa bafite ubumenyi buke ku ikoranabuhanga kandi akaba adashobora kubona umu agent hafi aho. Icyangombwa ni ukwizera umuyobozi wawe gusa. Tugiye gukurikirana iki kibazo kandi ndizera ko kibonerwa umuti. Tugiye kuganiriza gitifu tumenye aho byapfiriye. Uyu gitifu wa Shyira akomeza ashishikariza abaturage kwitabira ubwisungane mu kwivuza kugira ngo birinde kurembera mu ngo zabo, ndetse ko kwizera abayobozi atari ikibazo, ahubwo kuba umuyobozi atakora ibyo yasabwe n'abaturage bamwizeye ari cyo kibazo. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge avuga ko kugeza ubu umurenge wa Shyira ugeze ku kigero cya 86.6% mu gutanga ubu bwisungane mu kwivuza. Abaturage bagiye batandukanye bumvise iby'uyu mugitifu wariye amafaranga y'abaturage y'ubwisungane mu kwivuza, bakaba bongeye kugira agahinda ndetse n'ishavu ku mitima yabo. Ni nyuma y'uko ubusanzwe ari umukozi wa leta waje kwisanga yariye amafaranga y'abaturage, bituma asuzugurika ku buryo bugayitse. Gusa bakaba bemeje ko iki ari ikibazo cya Minaroke kuko ngo abo bo mu nzego z'ibanze usanga bakiri hasi mu mishahara, bityo ngo hakenewe kongezwa kugira ngo hirindwe kuko bakomeje gucucura abaturage utwabo bitwaje imyanya bafite. Benshi bakaba bemeza ko igihe Minaroke izaba yakemuye icyo kibazo bakabona ayo mafaranga cyangwa se imishahara ikazamuka nta kurya utw'abaturage bizongera kumvikana mu nzego z'ibanze kuko bikomeje kugenda byumvikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa benshi bakaba baje gutangara nyuma y'uko hari hashize iminsi mike mu karere ka Nyamagabe naho humvikanye abagitifu 3 b'utugari batawe muri yombi bazira ko bariye amafaranga y'abaturage y'ubwisungane mu kwivuza. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyo nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzabushimangiye yuko ugiye kujya uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi goma no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduraho mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mu gihe umaze no kumva iyi nkuru, yisharinga abandi kugira ngo bumve aho ibyiza biri, ko nta handi ari hano kuri KN Radio.
Reka dukomeze tubifurize kugira umunsi mwiza, kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.